Kuwa kane ukwezi kwa mbere itariki 8/2026. Uyu ni umunsi wa 8 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Ugiye guhabwa ubutunzi nawe uzabukoreshe mu bwami bw'Imana. Amen. Zakariya ibice 6 umurongo wa 11. Bazaguhe ifeza n'izahabu ureme amakamba, uyambike Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru. Amen. Bamuhaye ifeza bamuha n'izahabu, atari byo kugira ngo yitungishe akomere wenyine, ahubwo byari byo kuzaremamo amakamba yo kwambika umutambyi Yoshua mwene Yosadaki, ari we wari umutambyi mukuru igihe Abisirayeli bavuye i Babiloni. Ni nako nawe Imana ngo igiye kuguha ubutunzi, ariko ubu butunzi uzabukoresha mu kubaka ubwami bw'Imana, mu kubaka ubwami bw'Imana, mu guteza imbere ubwami bw'Imana, mu gufasha abakozi b'Imana guteza imbere viziyo Imana yabashyize ku mutima. Witegure rero muri uyu mwaka kuzakora iby'Imana igutegetse. Mana, ndagushima ko ubutunzi ari wowe butanga kandi uba ufite intego ku buzima bwacu. Ndagushima ko hari umutima wagutse, muri uyu mutima ari wo gukorera ubwami bwawe. Urakoze ku ifeza n'izahabu ubimuhaye kugira ngo abashe guteza imbere ubwami bwawe mu izina rya Yesu. Amen.